Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murere mu mande zose z'isi ndabasuhuza cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo ushaka indirimbo nziza cyane rero bareba indirimbo yitwa Nzahora ngushima ni indirimbo nziza cyane ndetse irimo ubutumwa bwiza nzi neza ko iri bukore ku mitima ya benshi navuga ngo nuyikurikira ibihe waburimo nzi neza ko biri buze gutuma umutima wumva uhindutse hanyuma ushaka kwikurikira wakanda kuri YouTube channel yitwa Olivier Big warangiza ugakurikira iyo ndirimbo ndetse hariho n'izindi ndirimbo nziza cyane ndabizi ko uzanshimira uwo mubyeyi ngewe ntawe nigeze mbasha kubona yaba ari kuri ribu aho nasuraga kwizera nta munsi nahuriyeyo nawe kwa perezida we yaranavugaga ati ngewe haramutse habayeho ko n'uwo mwana aza nasaba ko n'ubundi inzego za leta arizo zizagaragaza ukuri kuko kuva barakoranaga mu kabari iminsi 2 agarukaho ati ku minsi 2 yarahamaze ngewe nari ntarabonana nawe mvishe amajwi nanone bwo nuri mu makanire kari we guko nzi neza karibi ibyo byo nabihagararaho niyo nahamagarwa nabivuga yego ya muka perezida avuga uti umugabo wanjye arasambana ati namubabariye rwose iriya ni satani jewe ndakubaza ndi makuru yego wenda wowe umuntu wabo hafi nge ntago nkunda burya kugenda ngo ntangaza amakuru nibarije uri hafi cyangwa se niba ntagize amahirwe yo kumubona nanakubaza cyane ko navuga uri approche yabo cyane pe uri inshuti yabo koko yego numva ko mu minsi yashize n'ubundi uri muryango utarubanye neza hamwe bakibaza ati birashoboka ko rimwe na rimwe uri mugabo nawe hari uburenganzira atabonye mu mama gafata n'igitati musoke mwamashyano oya ntago ubundi avugirwamo ntago avugirwamo n'umudamu wihagaze borega mu ka perezida yihagaze utabyumva uryo ubundi kwizera namwifate yakoze aya mafoto nkeka yamwihanisha yamwihanira nagashikira amafuti rwose urumva niba ari umugabo reba mufate mu sambanya wamukubita arakanungiye kugarukaho yego kandi bishoboke ko nako kanu kazi urakoze mise nkibuka Imana ishimwe kuko kwizera yakoresheje group yego ntago mbeshya wiseka Chantal serious matter njewe urajya muri comment urabona abantu barenga 10 banditse na inbox yanjye ngo ikibazo gikomeye urabambwira uti twarababaye tumeze nabi kiri nawe yo group ari nayirimo amakuru mfite urangije kwizera habwa amafaranga aho uwo mafaranga avuga ko muka perezida twite ngenda bivuga yego hanyuma arangije afata ya mafaranga aragenda ashinga amakabari ese Chantal nawe ko ari ubizi ngo niyo business akaba ari amafaranga make wabonyeho unahabwaga amafaranga izina rimwe yitwa Mutoni irindi nturimbaze ariko amafaranga yoherezwaga kuri nomero y'umuntu bita Mutoni none bikaba byaratewe n'iki kuba umuntu yakora group azi ko umugore adatwite wenda yarayimuteye ivamo usibye ko ntaho nigeze numva yaviriyemo njya makuru mfite nuko indi tabayeho yari igihuha ubwo nyine yaba ari ya satani kwizera yabarwaye ku giti cye ariko ngiye niba atari banga Chantal watubwiye ngo urakijijwe iyo group byibuze arimaze gutangwamo nk'amafaranga angana iki kuko biranashoboka ko umuntu abona ikibazo kibaye nawe akaza ati nanjye naratanze nanjye ntekereza babaye banyandikira uti twatanze amafaranga reka nsaba imbabazi mu kimbo cye batubabarire tugaruke nyuma nanone niba tubabarire umukobwa umwe agatukisha bose niko umugani wacu wa Kinyarwanda uvuga ntago ariko twese tumeze ariko mu muco wacu wa Kinyarwanda cyangwa wa kimuntu gufashanya bibaho abari bagize uwo mutima Imana ibaho umugisha ntibe babuze no gukomeza gukora icyo kintu nubwo usabye bazi ko mwashigaye group bizi kare Musati kumena Chantal rindi zina yitwa nde yitwa Nyirasafari Nyirasafari akongera n'irindi disi irindi nirihe bita Muhire yego pastor yanyise nta bintu bya Nyirasafari naryibukaga kubushize nabo nyari buravuga ngo Nyirasafari ngo hari ikindi gisobanuro rifite nikihe Nyirasafari ubwo wenda bafite babisobanura ariko ngiye nawe muri comment mu rugo bansobanuye ko impamvu banyise Nyirasafari mama wanjye yakoraga ibintu bya business iwaba ari hafi Burundi none hambyara avuye Burundi avuye mu rugendo yego warumeze neza ndashima Imana cyane ndabona usa neza kabisa nk'umuntu ufite amafaranga muri iyi minsi icyambere buriya na amahoro ibindi byose bizari inyongera iyo ufite amahoro
nawe n'ibyishimo biraza no gusa neza biraza amafaranga yo azaboneka nawe rega wayampa bomba nkufitiye icyizere sibyo rata amafaranga se igiceri kijera kari amafaranga cyane dore ukaragapfukamunwa kataravaho yawe Imana ishimwe si kera rata nukuri ni none dore muri iyi minsi kabisa tumerewe neza nukuri dushimye Imana ahubwo yatumye Rwamagana muraturusha iki Rwamagana so nanjye kwango turabarusha ariko kubera ukuntu nawe uba wadutumiye ntabwo tubarusha ariko ubundi dusanga mu mutima mwiza abantu baho bose bafite umutima mwiza ntabwo ari bose nawe ntukajye udutuburira ntabwo ari bose ariko kimwe cya kangahe baba bafite umutima mwiza yego buriya nta satani iba mu burasirazuba reka ahantu havuka inka n'abantu buriya hubahwe ibyo ngibyo ntabwo tubyemeranyaho rwose kuko ntabwo numva ko wambwira ngo kimwe cya kangahe muri iyi minsi abantu babaye babi abandi beza abandi babi abandi beza ahubwo twavuga ngo bamwe muri bo yego bamwe muri bo mu banyarwanda n'abanyarwandakazi babo bafite umutima mwiza ako kantu yego hanyuma kugeza uyu munsi duherukana turi kuganira ku mupapa witwa Kwizera ntabwo ndi buce kure cyangwa se njye kure uyu munsi noneho bigeze he hari abakunzi benshi bifuza kumenya amakuru ye cyane ko ari we muntu wo muri hafi umunsi ku wundi ariko nawe Kwizera uramukunda ndamukunda rega mba ngomba ku updating abantu badukunda ariko nibyo bamugane kandi afite n'abantu benshi bamukunda kandi kuko agomba gukundwa n'uwo gukundwa yego Kwizera umuheruka nyine yarahuye n'ikibazo bamwe bagiye bumva abandi bakavuga ati sibyo ntibyabaye kera wenda si ukubeshya ati yaba yarongeye ariko byamubayeho kuko nta muntu bitabaho nta n'umugabo udafungwa siko njya numva bavuga akoze iryo hame rivaye njye abantu baransetsa rero hari imyemerere njyewe abantu bajya bavuga Chantal ntajya nemeranya nabo habe akambere yego ngo nta mugabo udasambana aka kabiri nta mugabo udafungwa yego aka gatatu ngo nta mugabo ngo utagira ikira nyine utuntu ntazi ukuntu tuba tumeze utuntu tw'amafuti ntajya niyumvisha njyewe ubundi ububona ari ihame ko umugabo yafungwa njye ntekereza ko atari ihame kubera ko nta nubwo kuba yitwa umugabo yakaba yakora icyaha ariko ko turi mu isi ya muntu bibaho nyine ariko ntabwo ari ihame ubundi ahubwo umugabo yakaba yari umuntu w'icyitegererezo nk'izina umugabo nyine nk'izina umugabo ariko ibyo ngibyo byo kwanga umugabo ngo nta mugabo udakora iki nta mugabo udakora iki hoya ntabwo ariko biri ahubwo twemere ko biba byabagwiririye sibyo yego ni ukuri igihe icyo kintu sijya nimvisha iyo fenomene ngo niko tumeze niko turemye ibyo bintu ntabwo baremetse mu mafuti ari byo aranata bibiriya byanditse ntaho byanditse rwose yego warubajije kuri Kwizera nyine baramukatiye nyine ya minsi 30 ntabwo araburana mu mizi ariko ubu nyine ari muri gereza ya Nsinda yego hanyuma duherukana n'ubundi hashize iminsi 2 afunzwe ese nyuma yaho wigeze umugeraho tubwire mbese ubuzima bwa buri munsi noneho nyuma yuko yafunzwe yarafunzwe ashaka umwunganizi nk'uko twabivugagaho umwunganira araburana ariko iby'amategeko nawe urabizi baba bagomba gukora ubusesenguzi bakareba kandi buriya mu mategeko baba bumva nibarekura wa muntu hari bibangamira ko iperereza ryabo ryagenda neza rero naramusuye musura yaragiye pariki arambwira ati ndacyategereje ndindiriye icyo Imana izakora kuko njyewe nta cyaha nakoze ntacyo nishinza ariko reka turebe icyo ubuyobozi buzemeza mu igenzura ryabo ariko nyine baje kumukatira iminsi 30 y'agateganyo ubundi akazaburana mu mizi wa mugani we rero nyine ategereje Imana ikizakora hari cano imwe nabonye ntago nyibuka bahamagara uriya mwana ndetse mama w'umwana we yavuze ko yari yemerewe amafaranga niba ari 500 ariko bikarangira nayo atayahawe we icyo kintu ari ikintu wari ukiziho buriya rero nshingiye ko umukaperezida bose ari abashuti banjye icyongeyeho bakaba n'abaturanye iyo cano ntago nzahaye makuru yaba yarayakuye ariko ntago saje ari we mukaperezida yigeze avuga ko agomba gutanga ayo mafaranga
ahubwo yatanze ay'umwavoka ngo aburanire umugabo we ariko nta mafaranga bigeze bahuriye mwana. Ni kwa kundi erega Sandra twemere ko hari abanyamakuru b'umwuga hari n'abandi ntazi uburyo bakora nyine bakora mu buryo bwabo. None se mama uriya mwana akaba nawe yarabeshye ko byaba ari icyaha nacyo. None se Sandra wowe wemejwe n'iki kuri ari mama we? Njye ntabwo nabyemeje. Niyo mpamvu ndimo hagati birashoboka ko ari mama we kuko numvaga wavuga ngo umwana wanjye ngo rwose ngo baramusambanyije ngo noneho batwemera amafaranga ntibanayaduha ngira ngo nawe ushobora arayumvisha. Rero ibi bintu byo twihaye kujya tuzana ku mashusho media tukavuga bimwe bizatubera bibi ibindi bitubere byiza. Uwo mubyeyi njyewe ntawe nigeze mbasha kubona yaba ari kuri ribu aho nasuraga kwizera nta munsi nahuriyeyo nawe. Yaba ni no kwa muka perezida kuko nubakirwaye kubera yampanuka ntawe nigeze mpurirayo nawe. Ndetse nzi neza ko inzego za ribu icyaha kikimara kuba bafashe umwana bamwohereza iwabo ko yagombaga kujya iwabo havuka ariko nta hantu nyina w'umwana yigeze agaragara. Rero iyo ibintu byabaye nka kuriya umuntu akaba yakiyitirira icyo atari cyo ariko nta nyina w'umwana sinahagarara ku maguru abiri ko hari uwo nabonye ntawe nigeze mbona. Kandi muka perezida we yaranavugaga ati njyewe haramutse habayeho ko n'uwo mwana aza nasaba ko n'ubundi inzego za leta arizo zizagaragaza ukuri kuko kuva barakoranaga mu kabari iminsi 2 agarukaho ati ku minsi 2 yarahamaze njyewe nari ntarabonana nawe ati cyane ko njyewe nari nyifite ububabare bw'impanuka. Yego hanyuma hari ikibazo ndibuze kwibaza twumvishe amajwi none bwo nuri mu makanire kari we guko nzi neza kariwe ibyo byo nabihagararaho niyo nahamagarwa nabivuga. Ya muka perezida avuga uti umugabo wanjye arasambana ati naranamubabariye rwose iriya ni satani. Hanyuma benshi baribaza ati nimba ko kuriya mu mama yarasanzwe azi kuriya mu gabo yabasambana ni cyo kintu cyamuhaye imbaraga z'uko yatungurwa nuko wenda icyo kintu cyaba kandi mu majwi yarivugira ngo ati tamubabara rwose ari na satani igimutera. Ariko rero shareka tugaye nabo bantu nibakurikirana n'ibiganiro ngenda nabagaye Sanda nje nkubwiskuri narindiyo. Rwose umuntu waba yarafashe niyo nkuru no mwana mubazihane. Twari turimo kuganira kwa kunda abamama baganira abakobwa baganira urumva umuntu agize ibyago n'umuturanyi n'abashuti banje nagombaga kujyayo turicara turaganira turiye ndamunezera kubera kuri amonaza yajaje kutureba nkuje kunawe gusura inshuti ahubwo ko yafashe iririya shusho ry'agacu kuntu niyo nkuru ndamunenze yaje ari nk'umunyamakuru cyangwa se yaje nk'umuntu uje kudusuhuza kuko hari umwe mu bantu twari turi kumwe ntashaka gutangaza warizi turi kumwe twagiye kumusura nk'abantu b'abakobwa n'abamama turi kuganira none bamwe bakavuga ati ariko se koko buriya yarabikoze nawe yaravugaga ati byashoboka ko yabikora ariko ubu bitewe n'impanuka twari twarakoze ntabwo nzi ko yasambanye cyangwa wenda yaranabikoze ariko kumva amako kantu muri tekinike yanyu mukoresha buriya hari uburyo yaba yarashyizemo kariya konyine ariko wenda bitaranabayeho twaganiraga ku bintu byinshi avuga ati ni umuntu yanabikora agasambana umugabo wanjye yanasambana yabikora nibwo buryo rero bikubise hanze ukibona ari amakuru wiyumvishe gute ubona umunyamakuru yabimaze kubinaga ku karubanda urumva nyine narabibonye maze kubibona njyewe ndisurange ntiyayigaragaje cyane ko nari nicaye ku gakeka hasi nyine kwa muka perezida n'abandi ariko narabibonye numva ndamugaye ndanavuga iyo aza kuba yashyizemo ikiganiro cyose ndetse biranashoboka ko yari budusaba uburenganzira akavuga mureke mfate iki kiganiro ariko ntiyigeze ananabikora ubwo nibo abanyamakuru navuga ngo ntago ari uw'umwuga kuko Sandra iyo aba ari uw'umwuga aba yaratubwiye Chantal muka perezida n'abandi twari kumwe mureke iki kiganiro kandi yarabasabye amakuru mukayamwima njyayo niyo makuru mfite ariko se Sandra nawe sura umuntu mukuru usanze umuntu w'umubyeyi yicaranye na bagenzi be hasi ku karago arimo aratwereka ububabare bw'impanuka yakoze turi kuganira kuko niba arabibonye neza
twari turimo no kwiyakira bitandukanye Yego. kuko twe tugiye kumukomeza nk'umuntu wagize ikibazo hanyuma umuntu agahita akubwira ngo ese ngo ko numva nkeneye ikiganiro ubundi no mu byago ntabwo ari ufatiranira umuntu nta nubwo ari naho ufatira ibyo byose rimwe na rimwe ubundi hari amakosa rimwe na rimwe tujya dukora ugasanga umuntu ari mu byago isuprofita ahubwo wakamusuye iby'ikiganiro ukaba wabizana nyuma kuko yaranamubwiye ngo ariko ngo se ngo umuntu ashaka amakuru ngo wayamuha haramubwira ati nayaguha ariko atari uyu munsi ariko nanasanze amakuru mwe mufata nimwagirira inyungu kuko muracuruza uzaza unyishyure noneho kuko nawe uzaba ugiye gucuruza ndabyibuka niko muka perezida yamubwiye undi aramubaza ngangahe se undi aramubwira ati sinona igihe runaka ngiye inkuru uzankeneraho kuko n'undi mu mvugo izitandukanye uzaze tudiringe tuvugane undi rero nyine urumva we ubwo yagiye afata ibiganiro ndamugaye ahubwo iyo agaragaza ibyo twagiranye nibyo byari byinshi rimwe na rimwe ibintu tujya dukora by'amakosa niba umuntu koko yakubwiye uti ntabwo ari nonaha ukamufatirana mu kibazo ntabwo ari ibintu bikwiye kuriya ntabwo ari umunyamakuru w'umwuga ndamunenze pe yashaka nyange cyangwa nkunde ariko ndamunenze kuko twari mu rugo kandi twagize ibiganiro byinshi ndetse akaba yanakoramo inkuru igaragara ariko kubera ko yabifashe bujura yatwaye wenda ibyari bimunejeje mukomere yego ibyo bibaho hanyuma nyuma yo gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo muka perezida merewe ate muka perezida rero nkuko nabikubwiye buriya n'umugore udatsindwa niko nabyita urumva ararwana n'ibintu bibiri kuba yakurikira ubuzima bwa Kwizera akamwitaho ahari yego na leta yacu bibitayeho ariko nk'umugore hari izindi nshingano aba agomba gukora kuba agomba kwiyitaho we mu burwayi afite urumva rero byose arabifatanyije ariko aracyari wa wundi nyine akubwira ati umugabo wanjye azataha ati kandi niyo yaba hari icyo yaba yakoze namubabarira n'umugabo wanjye cyane ko amukundanye kandi se ntidutegetswe gukunda abagabo bacu buriya cyangwa abacu ko twumvaga Imana n'urukundo nyine ubwo tuba tugomba gukundana ariko ntago n'ubundi navuga ngo turi abantu ntaga gahinda kabura yego hoya ntaga gahinda kabura urumva erega umugabo igihe icyo ari cyo cyose avuye mu rugo ni nkuko wafata imyugariro kubaza imyugariro ya kera cyangwa n'ubu ugakuramo umwugariro haba hajemo icyuho nawe rero urumva nyine hari icyuho ntago yamera neza kandi agira gute ari mu nshingano ebyiri kwiyitaho no kwita ku wundi yego hanyuma njyewe ndakubaza andi makuru yego wenda wowe uri umuntu wabo wa hafi njye ntabwo nkunda burya kugenda ngo ntangaze amakuru nibarije uri hafi cyangwa se niba ntagize amahirwe yo kumubona nanakubaza cyane ko umuntu navuga uri approche yabo cyane pe uri inshuti yabo koko numva ko mu minsi yashize n'ubundi uriya muryango utarubanye neza hamwe bakibaza ati birashoboka ko rimwe na rimwe uriya mugabo nawe hari uburenganzira atabonye yamara kutabubona akaba byatuma akora amakosa amwe namwe nawe yakora bamwe nabonye arabamushyigikiye bavuga uti n'ubundi nakunda uko wabana n'umuntu ungana kuriya hari amakosa byagukoresha abandi ati twe turaturanye cyangwa ikiganiro kibonye nako na Mutabazi tubivuga hati turaturanye ariko amakuru dufite nuko batari babanye neza ubundi byari bimeze bite urakoze cyane rero ntose kumva ko hari aho ndi bubogamire ariko sanda twese kuba dukurikiranye yaba ari abari mu Rwanda cyangwa abari hanze abumva ikinyarwanda bose batwumve neza iyo abantu babana mu rugo ntazibana zidakomanya amahembe ikindi uriya mugabo we yaramaze kugera ku rwego rwo kwamamara aricyo twita ko umustar ahari yego urumva abakominikana n'abantu batandukanye ikindi twemere ko muka perezida warakoze akuze kuri we yego ntago akoze nk'ibindi bintu wenda birenze ariko arakoze aramuruta nk'uko dusanzwe tubizi kandi abantu bakoze buriya bagira ngo akantu kifuye nubwo nta utakagira makaya ndakubaza ikibazo nagutumiye hari amakuru menshi mfite nta kibazo rero nko mu buzima busanzwe Kwizera yakundaga gukora utuntu nk'utw'abana kandi ari umugabo bijyanye n'imyaka ye nk'imyaka ye nkanjye wagiye ubana nawe ukunda kuba ndi kumwe nawe nyine ukorana nawe nk'uko mubizi twari dusanzwe dukorana muri business zitandukanye ariko Kwizera ni wa muntu uri sociable kuba sociable rero asabana n'abantu benshi
niho hava n'ariya mafuti bamuvugaho kuko aba yasabanye kandi no ku myaka bikarengera byarengera rero muka perezida yashyiraho igitsuri nk'umuntu mukuru niho handi bavuga ngo ntago babanye neza ariko ntazibana zidakomanya amahembe byanabaho simbihakanye sinabyemeje kuko sinabaga mu cyumba cyabo ni hagati mbega hari umukobwa umwe ntago nshatse kumentioninga izina rye yego uvuza akantu kifuhe uhita ubyutse ikibazo yambwiye amakuru uti njyewe nagiye kwa muka perezida banyirukana n'abati kandi yari projet runaka nashatse nanone kuvuga nari mfatanyije n'umugabo ati icyo gihe n'umugore we afata inkoni anyirukana nabi cyane ati urashaka kuntwarira umugabo mu by'ukuri nimba koko ubanye n'umuntu n'umugabo ese byaba intandaro yuko na mugore wagera mu rugo rwawe kandi neza bakorana iyo projet Santa rwose tubwizanye ukuri nese kwikangarira ntibibaho ariko se murakanga nese yarabonye bakoze iki oya njye abakobwa ntibandakanye ariko ayo makuru arayumvisha n'abadamu yego narabyumvishije kandi nawe nzi ko rimwe na rimwe ububizi narabyumvishije narabyumvishije ariko hari ukuntu abana b'abakobwa babona abagabo bakarengera ntibamenye ko ari abapapa bafite izindi nshingano bakabisanzuraho kandi twebwe abadamu nanjye nishyiremo cyangwa twebwe abakobwa hari ukuntu twebwe turemetse emosiyo zacu zihita zigaragarira dukeneye icyubahiro cyacu niba njyewe uri umutware kwizera ari umutware wanjye cyangwa runaka ari umutware wawe Sandra ntabwo uzifuza undi mukobwa uzaza kumwicundaho kumwiryaho kumwibebezaho umfungira imisatsi no kereka icyo gihe turi muri ka kazi kacu ka sinema none se ko bakoranaga ntabwo yarabizi niki cyari bo bimwemeze ko bakorana none se nge kataramfuhira ntitwajyanye ku isimbi ntitwajyanye hose n'ubizi wiga ko mbona se niba tubonanye katamfuhira se ubundi mubi cyane kwizera atatereta ariko nabo hari igihe banarengeraga barengera nawe akikangarira mu mama agafata n'igitati musoke mwamashyano oya ntago ubundi avugirwamo ntago avugirwamo n'umudamu wihagazeho rega muka perezida yihagazeho utabyumva uryo ubundi kwizera namwifatiye yakoze ayo mafuti nkeka yamwihanisha yamwihanira n'agashyigikira amafuti rwose urumva niba ari umumama umugabo niba mufate musambanya wamukubita ni hahandi arazavuga ati uburyo ntago yamukubita ariko hari uburyo yamukangaramo mu gitsure kitagaragarira buri wese ariko nayo mashyano wa mugani we ngo abakobwa yabitaga amashyano atayo mashyano hari uburyo yabonaga barengereye niba ari business ni business kuko muzikorere hanze tuzikorere hanze kuko nekereza nge yari ataramfuhira kugeza kuri rwego ntago ndi kwihimbaza kuko yabaga siko duhuriye muri ya business ariko babana bamwe bari hasi batazi kubaha umuntu ngo bavuge ngo uriya ni umugabo wa naka bakamwikoraho ibyo bumva kandi bashaka nyine yagombaga kwikangarira ni ikibazo ariko mu byo umukobwa arandahiye ati ngewe muka perezida yafashe inkona nyirukana iwe ariko nanjye namukubita buriya none hariho ibintu biba atari ngombwa kukorera ariko none ko yarajyaye mu rugo ubwo yamufungiye imisatsi bari mu rugo Chantal ariko nawe ntugakabye njye nakubwiye ngo kwizera yagiraga kwisanzura kurenza n'imbere y'umugore we rwose ntago yiyumvishaga ko ari icyaha ari ikosa nese babana ni yaramuzi ariko ntago buriya se nakubwiye ngo ni gute nabigusobanuriramo kubera kwisanzura kwa kwizera cyangwa kumva kumwe avuga ngo ndamukunda muka perezida wanjye ibi n'ibi yumvaga ko nyine we ntacyo yahinduraho ariko n'imyaka ibirimo tubyongereho n'imyaka ibirimo iriya rero muri comment narabibonye ushize bavuga ngo kwizera kuba yasambana angana kuri y'abana n'umuntu ungana kuri ate nagitangaza kirimo ubuse tuvuge ko abana b'abasore bose basambana hoya ntago twanabishigikira uko tutabimushinze ati hari ibyo atabona mu rugo uko oya ntago ari cyo bivuga kuri hano kutanyurwa nanone ndetse we yagiye kwa muka perezida wundi bamupfutse amashashi niba mubyibuka ubukwe yakoze ntiyari fiyeri yabwo cyane hari ubwo se wavuga ngo hari rimwe yigeze kutubwira tubivuze warambaza ngo ariko Chantal ngo kubera iki umukobwa ngo ashaka igisaza ngo nimuzane ibigambo ngiye ko mufite ibigambo ngo nashatse umukecuru arambaza ngo ni nyina wanyuko ndamugane rwose ndakubaha ntitugeze aho utanyubahuka ni nanjye nkakubahuka twubahane wa mugani niba tudashyiraho komantere ngo umukobwa ashatse umusaza ni nawe nta mpamvu rero kwizera yagiye kwa muka perezida yabitekereje nabiriya bavuga ngo uburozi ngiki ntabwo nemera nta wamurozi kuko afite ababyeyi bose kwizera afite mama we na papa yes afite mama na papa yahawe indero
ntabwo twavuga ngo yabayeho mu buzima bwo kutarerwa ngo gutya kandi sinako n'imfubyi zitagira indero hari abana benshi bireze kandi bafite umuco iryo jambo rirakomeye rero ntabwo bavuga ngo iki ni iki reka ahubwo navuga ngo iriya shitani bavuga niba ariyo yaba ibimujyanamo ntabwo tubimushinza wenda leta niyo izabimushinza ariko kwizera ibyo kwanza tugaruke ku kindi n'umurengo urimo kwizera n'umurengo waba waramuteye ko ntacyo yabuze muri ruriya rugo umurengwe none ku kantu wabuzanyemo ko ariko kabi reka umurengwe se watuma umuntu ajya mu bibi wari ubizi neza ubundi uzi ikintu kiri gusenya ingo hano hanze yego amakimbirane mu miryango sibyo umugabo n'umugore bakarwana abana bakarambirwa izo nduru bakagenda umurengwe kuba ufite ibintu byinshi bigahita bikwereka amafaranga ufite akakwemeza kureba sandara ukamwifuza ugahita upanga kujya kumarana nawe igihe runaka ku Gisenyi yego ibyo ni bimwe mu bintu bishobora kuba byagutera iki umurengwe wo gukora amafuti runaka kuko bumva ntacyo ubuze n'ubuzi ko hariho n'imbabareye n'aya makimbirane rero nayo yabitera niba barayagiranye wenda sava ariko kwizera ntekereza yarabikoze yaba ari umurengwe kuki wowe utamuganirizaga Chantal yari inshuti yawe mwarahoranaga ndetse nishimira ko bose ubajya hagati byibuze kuki utajya kumubwira uti hari bimwe na bimwe nenga njye mvugiraho hari igihe umuntu akora ikosa ukaba wakanga kumubwira ngo atababara ariko byagakwiye ko nubona umuntu w'inshuti yari mu murongo mubi wamwegeza kuranda ukamubwira uti nyamara ahantu nubwo uyu mukobwa uri kumukorakora gutya wibuke ko ufite umugore nyaboneka gerageza ugezaho nawe sanda ntukigire iki se navuga se nyoni nyinshi muri make icyambere cyasi ko ndi inshuti na madamu nawe turi inshuti nyina baziki zo sitayime na urumva yatinyuka akanyereka ayo mafuti ko yayakoze kandi wibuke ko kwizera ari amafuti bamuvugaho n'ubundi yari afunguwe babimuvugaho ubwo tugiye gusanga icyaha cy'umuhamye bazasanga yaba ari insubiracyaha icyo gitekerezeho neza ikindi ajya gukora ayo mafuti wibuke ko yayakoze mu ijoro yaravuye mu rugo icyo gihe mba ndi iwanjye nabo bari iwabo kwizera rero uburyo aremetsemo n'uko ateye nta n'ubwo wanabimusomamo ubundi umubonye atuje wabimutekerezaho ugira ngo kirakeneraga ni ikintu gikorwa nyine nkabona cyitwa icyaha gikorwa bujura mu ibanga rikomeye hahandi utamenya ngo byagenze gute ahubwo ndabona kigiye kurimbura isi buriya niba ari cyo kizayirimbura niba ari iki ariko ndabona ari ikintu gitinzweho hanyuma hari akantu ngiye kugarukaho yego kandi bishoboke ko nawe ako kantu kazi urakoze mise nk'ibibuka Imana ishimwe kuko kwizera yakoresheje gurupe yego ntago mbeshya wiseka Chantal serious matter njyewe urajya muri comment urabona abantu barenga 10 banditse na inbox yanjye ngo ikibazo gikomeye urabambwira uti twarababaye tumeze nabi kiri nawe iyo group arunayirimo amakuru mfite urangije kwizera habwa amafaranga aho uwo mafaranga avuga ko muka president twite ngenda bivuga yego hanyuma arangije afata ya mafaranga aragenda ashingama akabari ese Chantal nawe ko ari ubizi ngo niyo business akaba ari amafaranga make wabonyeho simbizi niba ari byo para amafaranga make ubuntu wita Chantal nawe yahawe nyibaza ko ari ubizi kubera iki bamwe n'abandi systeme y'abanyamakuru kugira ngo ndakare mvuge oya reka mbwire Chantal niba uzi ko ngubeshya ndagwa telefone yanjye hari n'uwambwiye ngo yaramubwiye ngo niba ngo mutwereke ngo umugore atwite niba ngo mutubwire iki ngo hari n'izina yari yaravuze ry'umwana bazamwita yego urumva president yari wowe wicyo gurupe oya none ngo birangira ngo wavugaga ngo mufata amafaranga muzagende mugura imyenda ngo yahitaga muri movinga ayo na amagambo nzasubiramo na comment bivuga n'abamenyandikiye ngo wavuga ngo hoya ngo nta myenda ndashaka iki amafaranga ibyo bintu nibyo cyangwa sibyo urakoze cyane buriya rero first reka mbaze wari uyirimo icyambere cyo ndakijijwe nyine iyo group ari uyirimo ndaje ngusubize icyambere cyo ndakijijwe ariko ntago nje kwihimbaza kuko nzi neza ko nkurikiwe n'isi yose yumva ikinyarwanda yego ariko ukuri kwanjye kwa Chantal magazeho nari ndi ku rubuga ariko ndariftinga
impamvu ya mbere yanteye kurefitinga nuko njye nk'umuturanyi wabo waboneshaga amaso yanjye nk'umuntu mu myaka itari mike cyangwa myinshi ntago nigeze mbona atwite. Yego unabizi ko ari ukuri. Ntabyo nigeze mbona ko atwite. Kuki utamubwiye uti nyamara ibi ni ubujura? Tega amatwi. Ndayateze. Uri umuntu n'umugabo afite umugore. Yego icyo twakiganiriyeho. Ndamubaza se anti kuko njya mwita anti. Anti aratwite? Arambwira ati wazamwibarije si inshuti yawe. Hanyuma rero anti nk'umuntu dusanganywe yarambwira ati wigeze wumva navuze ko ntwite? Kuko uriya mubyeyi n'umunyakuri. Iyo groupe yarayirimo nawe? Iyo groupe hoya ntago yararimo Sage ndetse bishoboka ko niyo groupe wenda atayizi. Uko nanjye nagiye ku rubuga nka refitinga niko na Sage atabaye kuri urwo rubuga. Ikindi umuntu uri kubeshya nzi ko niba nibuka neza umuntu habwaga amafaranga izina rimwe yitwa Mutoni irindi nturimbaze ariko amafaranga yoherezwaga kuri nomero y'umuntu bita Mutoni. Chantal na refutinze ntayo ndatanga kuko numvaga nta kizere cyabyo mfite ko ntabyo nabonaga. Ikindi Sage ntago yigeze atangaza ko atwite. Iyo nda yaba yarabayeho yabitarabayeho Chantal ntabyo nzi kuko na Sage ntabyo yavuze nanjye aka kanya ntawe nabonye atwite ntabyo nzi niba yarabayeho inda cyangwa itarabayeho. Yego uranyuzwe cyangwa dukomeze? None bikaba byaratewe n'iki kuba umuntu yakora groupe azi ko umugore adatwite? Wenda yarayimuteye ivamo usibye ko ntaho nigeze numva yaviriyemo. Njya makuru mfite nuko indi tabayeho yari igihuha. Ubwo nyine yaba ari ya satani kwizera y'abarwaye ku giti cye ariko ngiye niba atari banga Chantal watubwiye ngo urakijijwe. Iyo groupe byibuze rimaze gutangwamo nk'amafaranga ngana iki? Kuko biranashoboka ko umuntu abona ikibazo kibaye nawe akaza ati nanjye naratanze nanjye ntekereza ko hari abantu bamwe bazatuma abandi batabonerwa umugisha ku bandi. Tukigarukeho hari abantu bamwe bazajya babona tuvuga hano ku itangazamakuru bavuga ati bariya barabeshya. Hari abavuga ukuri hari n'ababeshya ariko amafaranga ntakubeshye. Hari n'abazatuma badafashwa ariko ntakubeshye rwose. Harabonaga amadolari angahe ntumbaze umubare ariko fata 2,000 narabibonye byaciye mu maso yanjye ku rubuga. 2,000 by'amadolari, 1,000 cy'amadolari narabibonye byaciye mu maso yanjye. Niba ayo mafaranga koko yarayabonye yarayakiriye byaba ari akazi ke. Ariko ikindi Sage we ngenzi ko yamuhaye amafaranga ya business ahubwo ubwo kwizera yaba afite undi mudayimoni tutazi. Rero abantu bambwiraga ngo uyu mukobwa nawe yabikaga mwaramubeshye uno mudamu. Oya barambeshye nibakize. Ngiye nitwa Nyirasafari Chantal. Barambwiye ngo yabikwaga n'umuntu w'inshuti yawe witwa Chantal. Reka nitwa Nyirasafari Chantal. Vuga nigize n'amahirwe yuko Chantal tuziranye. Kuba diaspora badukiranye cyangwa ku bantu bari ku rubuga bibuke kuri iriya nomero hari handitseho ngo Mutoni nde. Sinshaka kumenya irindi. Ngewe Chantal nkoresha inomero imwe bazabaza Sandra ukayibabwira ya MTN y'82 amazina ni Nyirasafari Chantal cyangwa Muhire ry'umushumba umupasiteri wanjye yanyize. Ariko ntago iri ya groupe ngewe sinigeze nanatanga amafaranga. Hanyuma muka president wamenya ko hari amafaranga ari gutangwa muri groupe. Icyo kintu nakwirareho nago nigeze nkiganira nawe. Ntago nigeze nkiganira nawe. Ariko buriya yarabimenye ko ntacyo umugabo wakora atamenya. Ariko nyine ni bya bindi niba ukunze umuntu mukundana n'ibyo byose. Hanyuma iherezo rya groupe rero ryaje kurangira gute? Amakuru rero naguha kandi magazeho sinzi ngo byarangiye bite ariko icyo nzi cyo nyine ngo wasanaga amagambo menshi bare muri fitingaga. Jewe mu mama yarambwiye ngo naravuze uti ngiye kohereza amafaranga. Ariko baranayatanze barakoze. Kuko ati ngiye kohereza amafaranga umuntu wo mu Rwanda. Yego. Ati amadolari 300. Ako baba babuze abo bafasha ubundi. Ati hanyuma muzagenda mugurira imyenda. Baraje banankubite nabo. Urumva Chantal ati muraje mugende mugurira imyenda umwana uzavuka. Umva mbwire Sanda. Hanza hari abantu bababaye bakeneye gufashwa. Ndangize icyo kintu mama yabinyandikiye yababaye. Uti nagarutse nyuma y'iminota 30 koko ngiye kohereza amafaranga nsanga bankuye muri groupe. Ati kubera iki navuze imyenda abandi bishakira amafaranga. Yego. Bana babaye mbona comment abana ati twarafashije ariko turababaye kubera ko niba uyu munsi nandaririho ibi bintu abanyarwanda badukanye nibiki karu. Abundi bajyaga kumukorera baby shower ku myaka yari amaze. Babonaga yabyara umwana kananirwa kumugurira imyenda. Nabo nibagira bamenya bafasha nabo badafasha. Ntibandakarire. Ariko muri iki gihugu cy'u Rwanda hari abantu benshi bakeneye gufasha. Uzisi bamva Chantal urumva hari cana yagiyeho. Yego. Sibyo? Si yagiye ku isimbi. Si yabivuzeho.
yego banza mwaranajyanye reka umva nkubwize ukuri ntabwo ari wa munsi mwajyanye Sabe ya mbere umugabo wo kubihamya nkeka n'ubu na Sabe yaramurakaye akarakara kuko ntago ndi kwamamaza Sabe ariko buri wundi cyangwa nkuko nawe umeze wowe nawe n'abandi bantu ntarondora mukunda kuvuga inkuru mwahagazeho y'ukuri kugira ngo itangarize abantu ari ukuri ukuvuga nawe yarabeshye yabeshye ariko Sabe nawe yaramubeshye kuko ndibuka Sabe yarambwiye ati Shanta ibi bintu se nibyo cyangwa si byo warubizi ndambwa Sabe nanankurikira azabyumva asanga niko kuri kwanjye ndambwa Sabe wigeze umbaza njyewe nari bije kuguha inkuru y'umugabo n'umugore ndarana nabo ndabizi ati biriya bintu yarabeshye yaba yaramemukiye yaba yaramemukiye mbwira Sabe ntikwizera rero niba yarakubeshye yarahemutse ariko ubunyeka ko yabeshye cyangwa niba yaravuyemo ntabyo nzi ntayo nabonye nge ndakishijwe nayo nabonye ariko asanga wenda afunzwe yarayimusigiye buriya rero ubundi abantu iyo bajyaga bakunda muka perezida bakamwegera akabakundira kubaha inkuru kuko ubundi muka perezida we yakwihera inkuru iri ukuri yego we ntago yabasha kukubeshya ariko muka perezida yakwihera ukuri ariko muka perezida nigeze atangaza akatwite kuko ntekereza ko buri umudamu ujya kwifata akivugaho ikintu uba yibeshyira buriya aba afite ikibazo mu mutwe kandi muka perezida ntabyo yatangaje kandi niwe wakabaye yarakiriye gutwita nyiri gutera inda rero wenda wasanga ikirega nayo yarayiteye ahandi ba nyiri rero gukora baby shower ndabakomeje rwose baby shower ubundi bo ni gute ubundi tubwizanye ukuri ubundi mu Rwanda nibankubita ubundi n'uwe mugabo uzi wakoze urubuga rwa baby shower hari uzi ubundi ibyo bintu uzi ko bikorwa n'abadamu abagore ubundi umugabo wakoze urubuga rwa baby shower n'uwuye abo yariye mwihangane n'akazi kanyu hasi ubundi wa mugani niba batarabonagamo madamu tujye tugira amakenga kubera iki batatekeje ati niba umugore atarimo ubundi baby shower uzasanga habuze n'umuntu uvuga ngo ariko mureke tugure nibura utwenda duke tuzafunga ababivuze ngo babakuyemo bose kuki batakoraga narize ubundi ngo banze barebe ubundi uwo mugabo amukorera baby shower shokora bamba barenge sinsirimutse wenda hari uko abagabo babikora nje mbizi ku badamu ubwo ko ndirabonye ngo hari uwo ngo abexebe ngo baguriye igitanda akabonye ngo baguriye igitanda ariko ni muri bya bihugu twegeranye ntashatse kuvuga ubwo no mu Rwanda ari babikora tuzabimenya urumva rero birashoboka ko nabo bari kwigana wa muco w'abaturage bacu ariko buriya kwigana bizajya bituvuna ariko tunamenye n'inkuru dutangaza ubundi ndaza gutangaza ko ntwite muka perezida ni umubyeyi yarabyaye afite umukobwa Fani muramuzi ndetse unabyaye kandi ntashatse kuvuga wabyaye afite abuzukuru rero ntago nzi ukuntu yagiye guhuruduka akabivuga kuko ntago byavuzwe na muka perezida rero n'abambeshyera Chantal mbisubiriyemo Chantal ndarengana urwo rubuga naruvuyeho ntayo ndanatanga kuko ntago nari bushyigikira ibintu ntabona ibinyoma kandi ariko sinagombaga no gusenya ibintu by'umuntu nararana nawe mu cyumba yego hari ikindi ukimbaza kuri iyo sije byoroshye da reka twikomereze impamvu bikubaje nuko nabonye abantu benshi cyane cyane abakunzi banjye muri diaspora barababaye banyandikira uti twatanze amafaranga reka nsabe imbabazi mu kimbo cye batubabarire tugaruke inyuma nanone ni batubabarire umukobwa umwe agatukisha bose niko umugani wacu wa Kinyarwanda uvuga ntago ariko twese tumeze ariko mu muco wacu wa Kinyarwanda cyangwa wa kimuntu gufashanya bibaho abari bagize uwo mutima Imana ibaho umugisha ntibababuze no gukomeza gukora icyo kintu ubwo usabye imbabazi ko mwashigaye group bizi kare oya ntago nsabye imbabazi zuko namushyigikiye muri icyo kintu oya nsabye imbabazi kubababaye cyangwa mu izina ry'uko nanjye nziranye nawe ariko nge ntago nigeze mpagarara ngo mvuge ngo aratwite kuko ntago byashoboka ko nemeza ibintu nahagazeho twarajyanye kwipimisha agaca muri ekogarafi impari nkabona umwana nahagara hano nkavuga ngo aratwite ariko amaso ya Chantal ntabyo yabonye nta munsi n'uyu n'umwe nigeze mbibona kuko aho namenyeye muka perezida namumenye afite umwana uri mu kigero cyanjye n'abuzukuru be hanyuma Chantal w'icyo kintu gifata gute benshi bavuze ko n'ubundi sinako bavuze ni nako bimeze mu mategeko y'u Rwanda n'icyaha yego navuga ngo n'ubushukanyi abantu ubwambuzi bushukanyi simbizi nitwiza amategeko n'ibiri mu nzira nk'izo kuko nuvuga ngo nimba ngiyewe nje nkagushuka dufata urugero uti
Chantal uzibimbayeho rwose mfushije umuntu yego nimba wigomwe mu bihumbi 100 ufite ukavuga uti Sandra n'umuntu wanjye reka muhe 20 ashaka ukuntu yabigenza abaterateranye yaba ari inote y'igihumbi cyangwa ari igiceri hari ikintu uba wigomwe narangiza nyuma ukamenya ko ngewe koko nagize ibyago byari mu nyungu zanjye yego icyo gihe nyine ni icyaha erega niyo twananiye gutinya Imana no gutinya abantu ntago byabura kutunanira si byose kuko niyo mpamvu uvuga ngo kwizera no murengo aba yagize ibyo bintu byose bimuriho Imana imurengere. Chantal narakaye abigezeho rwose nese ubwo urumva buriya hari ibintu bajya baca umugani ngo nyereka wo mugendana ndamenye uri ubu hari abantu bashaka kujya batureba akabanga biriya bintu Chantal avuga arabeshya ati nawe yarabizi kuko nawe n'umwe twabonanye na kwizera ku isimbi ariko ntago ariko bimeze kuko nanjye narifitinze ku rubuga atari uko nanga muka perezida atari uko nanga kwizera ahubwo numvaga ibyo bintu byanga bikunze ari ukubeshya nta kuri mbifitiye iyo nza kubibonera ukuri nanjye banarahagaze ravuga utejo nazasabwa ibisobanuro ejo none se sibyo rega icyo gihe nanjye naba nitwa umufatanya cyaha ese ubundi bwebwe ngo bari abantu bifashe bakavuga ngo bagiye gutanga ikirego ko umuntu yababeshya iki n'iki wenda mu mategeko y'u Rwanda nubwo atabakoze mu mufuka ariko n'ubwambuzi bushukanye nanjye nawe ndi umufatanya cyaha ariko oya ntabwo nafatanije icyaha nawe kuko Sandra niba ubyibuka neza hari n'abantu benshi bagiye baca inbox bakamamagara bakatubwira uri inshuti ye ntago tuzi ariko muka perezida aratwite naravugaga ngo sindarana nabo mu cyumba nta ndambonesha amaso sinerekwa ariko sinararana nabo mu cyumba ayo makuru mwayahabwa na nyir'ubwite uko kuko nangaga kugira uwo mbeshya yego ugize neza nimba koko utarabashije gufatanya nawe ukaba wayobya abantu habwira uti nibyo ariko nukuri ngewe abadukurikiye benshi muri comment bazaze bakubwiza ukuri cyangwa batubwiza ukuri uwabimbazaga nabwaga nti ntabyo nzi ntabyo mbona ku rubuga ko refitinze navuyeho je nta bushobozi mfite bwo gutanga ayo mafaranga uko nuko nabivugaga nukuri pe abantu bafashe rero no mubyeyi nabi bakaba batekerezaga ko ari we wayabikaga ntabwo nitwa Mutoni arisobanuye aravuze uti range bakubohokeho pe kuko cyangwa se batekerezaga ko kubera muri inshuti yari we mubitsi oya ntago byabaho ngewe ndanahamya neza ko nasaje ari we muka perezida ntago ibyo bintu yari abizi kwakunda ababyeyi babakorera baby shower mwibanga cyangwa bride shower mwibanga ni nako nawe byari bimeze ntabyo arazi ubundi ura muka perezida ariko byara akabura ubushobozi bwo wa mugani wawe bwo kwigurira imyenda ntabwo yabura ubu se niba aka kanya abona ubushobozi bwo kwirirwa habavoka bari inyuma y'uriya mugabo we ni gute yabuze ubushobozi bwo kugura ibikoresho by'umwana iwa hagira imiryango igera muri 5 nta publicité naje kumukorera hano banyumve neza imiryango yitaho y'abantu abavura barya bakanywa abatungisha ikizi agira n'abapagasi benshi abo babakora ni umuhinzi n'umworozi urambwira se ko yabura ibyo kwita ku mwana yabyaye gute ni ikibazo ahubwo twizura uruzungu ruzatugora tuba tugira ngo tugendane narwo ubwo mugabo wenda nawe yashakaga gukoresha iyo baby shower ariko nge mana we mbisubiremo abadukurikiranye bambohokeho urwo rubugana naruvuyemo kare ariko amafaranga kuyatangayo nabonaga bavivura kuko ndibuka ko yazaga ku rubuga urumva nyiriho akavuga ariko iminsi yatujyanye ni n'umugabo wivugiraga rwose pe iminsi yatujyanye ndabona mwagira nabitanga bakamanura liste kwa konti nkabona bavivuye amafaranga yoherezwa kuri nomero yineye igikorwa tuzababwiraho kizabera narefitinze ntaramenya ngo hatanzwa ya ariko aba mu madolari narababonaga mu Banyarwanda narababonaga cyo nakivugira Chantal diaspora ntibazacika intege zo gufasha umuntu babona koko ari wo gufashwa hari abantu bababaye pe hari umuntu ubabaye biba bigaragara ariko nanone bajye bagira amakenga ubundi Abanyarwanda tunazwiho cyangwa Abanyarwandakazi kutimena inda kire kugize ikibazo ariko ushobora kubyuka Sandra wana burayi wabwiriwe wafuze wagira umugisha ugafura
ukisiga gikotori yawe cyangwa ukisiga n'ubuto kubadukurikiranye barabizi ko ubwo buzima bujya buba ntihagire ukunyuzamo ijisho urumva ntihagire ukunyuzamo ijisho nuko ubonye akavuga shana karasa neza uriya nawe afite akazi cyangwa afite uburyo abayeho nyamara hari n'igihe ushobora gusanga utanariye cyangwa wisize n'ubwo buto cyangwa hari n'ibitagenze neza ariko ujya kubwira ibyawe ubundi aba ari uwawe rero ntabwo nibaza bakurikije uko uriya musore bamubonaga uburyo yagombaga gufashwa ngo muri iyo baby shower ni ikihe kintu cyakubabaje muri ibyo byose nababajwe n'uko abantu benshi babibazaga njye kandi bakumva ko nanjye mbifitemo uruhare kandi nkumva ntagomba kwiteranya ku mpande zombi ntagomba kuvuga ibyo mbona njyewe kuko sinagombaga kuba naza ngo ntanga ikiganiro ngo mvuge ngo njyewe ngo Chantal impagaze ku maguru abiri muka perezida ntagatwite bari bumbaze ati se uri umunasi wo kubihe bitaro uri dogiteri wo kubihe bitaro waba uhagaze aka kanya uvuga ko wa muntu adatwite niba umugabo yivugira ko yateye inda ariko byarambabaje kuko abantu benshi hari uwongera kumva barambwe ngo ariko ni murabyara cyangwa akambwa shangura asa neza aya mafaranga mwayakozemo igikorwa kandi ntinya Imana nta n'igiceri cy'10 cy'ayo mafaranga ntago nzi uwo mutoni wari umubitsi ndabizi ubwo waranzi azanareba n'ikiganiro ariko uwo mutoni nakwizera nibo byabazwa ni nabo Imana izabibaza kuko kiriya ni icyaha n'Imana yaguhanira Nyirasafari rero arasobanuye kandi avuze byose ati nge nta kintu nari mbiziho cyane ndetse anashyira mu mazina bari babiri inyuma rero abantu batekereza ko no mudamu nawe bafite mu ruhare rwose asobanuye ukuri kwe hanyuma ibi bintu ni cyo kintu wabyigiyemo ibi bintu ikintu nabyigiyemo ikintu cya mbere munsi bigenze gutyo nyuma yaho arafunzwe akoze impanuka nyuma yaho arafunzwe ikintu cya mbere yaba ari muka perezida yaba ari kwizera cyangwa abadukurikiranye ntibandakariye ko naba namutemeye itaka ari inshuti zanjye ariko hari ibintu dukora imivumo y'abantu ikatugiraho ingaruka niba hari umudiyasipora ushobora kuba ataroherereje umuntu uri mu nkambi wabuze akawunga amafaranga agafata idolari rye 100 akaryohereza ziko bagiye kugura kigoma y'umwana atari ko bimeze nyuma yahagasanga nta byabayeho icyo gihe ntekereza ko umubabaro n'ibyo azavuga byose hatabayeho imbabazi Imana itugirira bizajya kuri wa muntu ari zizi ingaruka turora kuko dukora ibyaha tukababarirwa ariko ingaruka y'icyaha ntabwo igituburaho zakubeshya Imana itubabarira icyaha dukora ariko ingaruka z'icyaha zikatugeraho ari by'ibingibi byose usanga umuntu abesherwa kuko burishobora gusanga kwizera abesherwa ariko kubera ko Imana yavuze ati reka bafasha agahano gatoya abaruhuye saje wenda kumuteza iyo myangaro yose kuko ubunekereza ko hari abantu bazi ko ngiye na saje twaba tuzi nyine gahunda z'iyo baby shower kandi ntawe ubizi izo rero mu bintu nigiyemo ko hari imivumo hari ingaruka zigomba ko tubaho ku buhemu tuba twakoze kuko tubwita ubuhemu ntibanyumve nabi ariko niba nanyumva nabi tubyita ubuhemu kuko nge ninza nkakubeshya ukagira icyo wigomwe ikindi ukakinkorera aba ari ubuhemu ikindi nyine nongeye gutinya umuntu wari urajya kumusura hafungiye oya ntago mu kigo insinda ndagerayo ku bw'impamvu z'iyi covid yari iriho ariko batangiye kwemera gusura nzavugana na metere numve niba twazajyana cyangwa nzanijyana hari n'uburyo basura kuri kode y'ikigo byose birashoboka ko nazabikora kimwe nuko wenda yazaba yaranavuyemo byose birashoboka gufungurwa cyangwa ufungwa ariko mu bintu nigiyemo natinya umuntu kuko kwicara ugakora plan y'ikintu uzi kizamara amezi 9 atari n'imyaka ngo uvuge ngo nzaba narapfuye muri ya myaka amezi umwaka utanuzuye ukavuga ikintu bizi neza ko cya kintu gishobora ko ari igipindi mu mezi 9 kizatagarana byatumye ntinya umuntu rero Chantal nukuri ngenda ndagushimiye cyane benshi bibazaga kuri no mu mama uyu munsi rwose byose arabisobanuye kuko uri kose kwagenze ndetse babandi bamubuhokeho ndetse ndagushimiye ko no munsi nawe hari ukuri wemeye kuba wavuga kugira ngo abantu bose bari
wa mugano wari uboshyeho reka nkoreshe iryo terme babe babohoka bumve yuko utabiri ni babohoke ahubwo wenda basengere muka perezida cyangwa bazanamusure kubwo impanuka yakoze aracyarwaye ariko ibindi byose byo banamubohokeho nawe ntago bivuga ko kwizera ibyo ategura byose yabaga bizi umugore yabaga bizi cyangwa tubizi yego ndagushimiye cyane nawe urakoze cyane Imana iguhe umugisha nawe